Gambere mbonye umupuri wa minister. Oh my god. No gambere mbonye umupuri wa minister. None umupuri abantu bose bawubonye. Mbega umupuri mwiza, mbega ugunazaga neza. None yurebye video hari ukuntu byatubwira ngo abantu ngo babyibushe bafite nyashi ngimipuri yabo ngiba ngo yihishe. Umupuri uri kuri wambonye. Navuga ni mana mbega umupuri wa minister mana we rashakara rizina rya fire. Abantu mubona ngo bari kubatwara abagabo nta mukobwa ugifite ibere rihagaze watwara umugabo w'abandi. Yego ibere rihagaze mwisi rihagaze ritaguye ngo ritigeze rinagwaho na rimwe. Ariko ndagiye babwiye ngo bose babatwaye abagabo. Mwonyeje abana bonsa baso. Wewe wanyeje umwana w'umugabo wawe. Uriya gutwaye umugabo ariko nsasu. Uriya baratangiye bavuga bati dore ubwiza bwe dore ikimero nawe akagitanga bakagifotora. Mukanya bati bere rye rihagaze nka teni yo hejuru iri. Yishyoronge aho dufatira network nawe akaritunarika bakarifotora. Mukanya gato bakavuga bati ati wewe uyumva ati buriya rero ndi na mwiza. Ujye ubona abandi bavuga ngo ngewe ndabizi ko ndi mwiza pe. Ubundi umukobwa nakubwira ko ari mwiza tuvuga turi mwiza wigishwe. Ubwiza bwawe babugira bati barabutogosa abantu bakaburarira. Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko abahamagawe ujye wibuka wahamagawe kuri nimero yi. Araba mfite umuhamagaro. Kubwiye se ko nje nta muhamagaro mfite. Erega umuntu ufite amavuta uramurebuka mumenya. Ubu mfite umwere. Buretse kubera ukuntu abagore babeshya. Sinzi nimba babeshya. Ngo babone ibise bitaryana. Nyashi y'amataye ikintu kiyaza gukora akazi n'umuntu wawe mu gitondo saa y'umugoroba kandi pozisiyo y'inyuma. Mama burenye na ipusijya mu mihango. ariko igiye mu mihango menya yihisha. Oya iranabigaragara nyine iri munyamanya nk'umukobwa. Nasa ari amaraso kuki tutabona. Kandi nyine yabonye. Mu rugo regatwara ipusi. Mufite ubwo muyigura context. Ariko buriya kwa kundi inka iba yarinze. Kurinda ibishaka umugabo ushaka kugira buriya nayo iba yarinze. Buriya se namwe iyo mwarinze muba mushaka abagabo nakwe muri mu mihango. Oya we uzubishobo bafite. Wanyumvise ubaye n'umugore wubatse. Mbere ko ngenda. Ni bakirashe mu kibuno. Barakibaza ngo ko bakurashe mu kibuno byakiriye ute. Kirasubiza ngo ikimbabaje suko baharashe. Ahubwo uyu musenza abonye. Aho nimwongera kunyumva mu cyangwa mukabona na postinze umuntu mwandikaho ngo nguru urukundo rw'ubuzima bwanjye muzamfate nkubite mukiri ko nkubita muhite munjyana imageragere nkubite handi mezi nk'icumi nkiri muri urwo rusezengero muhite mumanuka ikibungo munkubitisha inkubitagira amazi nyine muri ako kajagari muhite mumfata munzingira mu gifuka cy'imyanda banjyana induba mvinduba banjyana mu ruganda bankore mu ducupa munyweramo amazi kuko sinshaka nyuma yo kubara umutima ko mbabara n'ibitekerezo byanjye. Nimwongera kunyumva aho hantu muzankubite bakoze. Second. Turacyarya. Akoze icyeruma nibuka kera nyimeze nk'abahungu ibirunga bira byarankoruraga. Nanjye nkabona ngo birarenze. Byagenze bite? Namenye agaciro k'intanga zanjye.
yewe sinzashaka n'umugabo nge nta gahunda mfite yo gushaka n'umugabo ngo mbane nawe njewe nzajya mbikora yigendera nawe acaho nje nago nzabana n'umugabo ambwako uyu mukobwa witwa Gigi yafashe video ari kwikinisha iyo video Godfather yinyoreje muri wase muri view 1 ariko umukobwa yahakanye katari guretse arangije kwinyorereja yandikira Kim ngo video irayobye uwo mukobwa ari kwikinisha amazi ari hejuru gutya umufiririzo hasi he umupuri yanda kwicisha intoki yacimyeyo ntabwo mbi nanjye rwose ndi umwe mu bahungu batajya mu kabari cyangwa ikirori kirimo abahungu gusa. Inzoga itagira umukobwa irutwa n'igikoma kabisa. Inzoga itagira umukobwa irutwa n'igikoma kabisa. Apopo cyabaje guhagurutsa imoko tutarajya kuri kamera ariko buraya nagasima ko menya maze kwandika akantu muri iki gihugu pe menya ari nge nkuru urinda ya pe nkuru se urinda cyangwa mfite umwanya ndi ni indaya ya mbere twamugeranya nande hano kada mu kiganiro cy'ubushiro cyakoze hari umuntu wanditse message ndende aravuga ngo wa musore we abantu baragukunda ariko ukeneye kuba serious sino ngo ntacyo uzimarira mu buzima. Uwo muntu se we yimariye icyo ikintu afite cy'agaciro ni datazana muri comment amazi turamuzi yani kundaga nyoko bukwe gusa nukuri kw'Imana se baramukunda nyoko bukwe yewe nubwo nasanga yapfuye ari umurambo namurongora inyuma nta bibi niyo nabime nje niyo wabimbwira uziko nge naguha uburenganzira nje dukundana ukambwira ngo kiracyana gishege nje nanakigushakira ariko kabimbwira nje nkundana n'umuntu akabimbwira ati uramwana gutya ako yazanca inyuma agende yihishe ngo nzabimenye buriya uzi kumenya amakuru utari uzi kunababaza ariko iyo yagiye ubiza ahubwo uzumubaza byo bimeze bite basanze ni neza wenda kubwiye ngo ni neza wakiheba ariko wenda wayagerageza nakakoresha ati cyane nkawe tinana diri irimo n'ukukibona kigenda kugira basa gushimisha ho gaye ako katumva ko nyine ariko tugatenda cyari je hari uwo twigeze kubana gutyo mbere seri to be honest eze kubana gutyo akajyaza nk'ahantu nakoreye nkajya mbiba yakagiragira ari we ko nsanze uri kurira weekend hano cyane byakomeye ngo bimeze bite urareba ko maze kumenyera kandi mu mwanya tumaze kubonana bwa mbere wari waniye ngewe ngutinya kandi nta muntu ugisekera yewe ntago ngutinya urareba ko cyo amakuru ko mcyavuze ngo ndabona doreka rwose natubona yewe ntago ngutinya kandi ndiri umufana wawe ni ibintu byo kujya gusambana urumva ari ari muzi nyine urabona uri umunyamakuru nyine umunyamakuru afite amakuru ngo we ibintu ujya ukora se ni muganga ni pasiteri ngo se ni pasiteri pasiteri iki yakuze kubera icya 10 pasiteri yariye munyuza mu bari mu nzu y'Imana ariko inzu y'Imana ibase ni inzu y'Imana wowe wakubakira inzu y'Imana inzu y'Imana nani bavuga ngo imodoka y'Imana ni abakozi b'Imana reka maze kubaze yego binyumva nabyo ibyo ngibyo ashakisha arashaka kutucalenginga ngo arebe ko dushobora kuba duhura inzu y'Imana nani bavuga ngo imyenda y'Imana nani bavuga ngo imodoka y'Imana nani bano umuntu uvuga ngo dore tragiteri y'Imana nani bano umuntu uvuga ngo dore ikikoni cy'Imana dore ibiryo by'Imana kumwe na Nzovu ngagiye ahantu ngo ngafite igikundiro Imana nge nta bumuga afite habe na bumwe ubumuga vuga n'ubuye cyangwa ikimuga ni wowe utumva wowe mugaye mu bwonko ahubwo nge ntabwo namugaye wowe ufite ubumuga ahubwo bubi cyane icya mbere ni bumva wowe ubumuga ufite mu mutwe hafunze ntujya wumva
wowe umugaye mu bwonko pasike ujya wumva. hariho abagabo ngaha turi kumwe atazi nomero z'ikirato cy'umugore wiwe n'ukuri kw'Imana vugisha ukuri ikibagiwe cyo cyo nomero z'isutiye yiwe cyangwa inomero z'ikareso ntibikunda. ariko navuze ko kugeza aka kanya jewe ninjya kwerekana ubuzima bwanjye bwite ubwo harimo n'umushero uvuga nzandikira leta ibaruwa imipaka ifungurwa indege zice mu kirere imodoka zambuka imipaka amafarasi agende stade amahoro yuzure igihugu uwo munsi ibintu byose bihagarare bavuge bati Superman yagiye kwerekana umukunzi we stade amahoro yose yuzure. Israel na Irani hari intambara abantu barimo kwicwa mwana wambabarira intambara igakira mu izina rya Yesu Kristo. Israel na Irani hari kwatipuni mana iranambuka yagarika mu izina rya Yesu. Potine irana n'Abisirayeli ari nabaki Potine arimo kurwana nande yakanyibutse na Potine manja byose mbarira nambara nituma inzoga barazigiza amazi ingano zirimo gwenda ko zirimo kujya mu bana ba Sudani bishwe n'inzara. Arya kwiruka ari gute mu Gifaransa? Marato kwiruka ni marato ngaho konjuga verbe marato ariko nanjye kwiruka ariko mu Cyongereza ndabizi kuko ubwonko bugira akantu bita reticular activating system kita kaginga kubera ko ni akaginga sana ku mukire gahora kinjiza ibituma kira ku mukene kakinjiza ibituma kira niyo mpamvu abafite bazongererwa. Twagiye mu byo bita analogue digitali twavuye muri babyita mu ikoranabuhanga cyane. bamwita ariyo uraza kungwa biriseri abavuna wallahi ngenda reba za faturu hasi cyara nta byamenyekaga n'ubundi yagira ngo mwe imbere hari ikintu kambembereje kanyinginga ngo gafite imiriro none utangiye kushinga hejuru nasese byo utangiye kushinga ndashyushye n'ubu ndashyushye nta kintu wigeze ukora reba iminota yose umaze amasaha niba ushyushye cyangwa mbwira kugura free ni igice kihe bakunda kukubwira ko ari kiza kuri wowe? Amaso manini ni kihe udakunda cyane ubwira Imana ati iki kintu Imana kuki utigeze ukirema gutya? Ibicece muri eshatu wiki yavanye muri metero imwe ngera muri eshatu icyo gihe hari ndabahonda kwemeye hari gusanga ye hari mu manywa yikunyeho tumaze dukutse ubugari nge nawe manywa yikungiye ku manywa ya karekare akibona muhazo aragenda ndasa uduturo tubiri twe tumitanye ngiki ubunyobwa ngo bwongera iki ntacyo hariho kijya ibintu bikuru kandi ushobora kuba uri umusambanyi wa mukobwa nibaze ubigize kuba nta kibuno ufite nta nyashi bagukuyemo n'ijisho ubwo ari kuzarongorwa nande azeka kuba nta nyashi mfite nta mugabo nzabona kuba nta nyashi mfite nta mugabo nzabona izo size hari abantu bazikunda iyo taye yawe wapi arebirira kimwe kimwe wese kuki utari guhindukira hena iby'ihene nawe aho bukera noneho fufu umaze kuryama n'abakobwa banga
dore moko yaguye ongera ihagurutse urumva Duba reka Dumba ubu tega amatwi ibyo bakubaza ndekera imoko Duba ijuru rifungutse warijya vira ku moko reka tugere gutya kandi ndagukoma reka nkagurutse ndetse wewe naragoye yagurutse abantu bari bazi njyewe njye kwanariza Kanyombya wowe mufata byibura nk'umuntu barusha ubwenge bose nuje ugira ubwenge wowe buriya ngewe mu ngeso nyinshi nakihanganira umugore usambana nakihanganira umugore ushobora kuba yajya kubyara ahandi akazana umwana ibyo nabyihanganira ariko hari ikintu ntajya mbasha kwihanganira nanga kuba nabona umuntu w'umugore w'umusinzi shaka ariko ibaze kuba wenda wagera nko mu rugo uri umugabo utanaciye ahantu ngo usome icupa kandi wari ufite amafaranga ugasanga umugore wawe yasinze